Kuri uno mugoroba nagize ngo tuganire ku nsanganyamatsiko yo gushyigikirana mu kurwanya icyorezo. Inzira imwe ihari yonyine ni iyo gukurikiza amabwiriza duhabwa na muganga mu kurwanya icyorezo, twita ku isuku nk'uko mubibona. Amazi akaba ndakumirwa by'umwihariko mu kiganza, kandi twirinda nanone kwitsamura mu ruhame cyangwa se twegereye umuntu uwo ari we wese. Niba ugiye no kwitsamura, byaba byiza wibutse gushyira ukuboko kwawe ku mazuru, kuko virusi ntirobanura ku butoni kandi ntitoranya. Uyu munsi rero nashatse kugira ngo nk'uko muri iyi video muyibona, twimakaze isuku, tureba amazi, tubasha kwiyegereza amazi, haba mu ijerekani, haba mu kigega, haba muri robine. Twumve ngo icyo tugiye gukoraho cyose dukarabe, kuko icyorezo tutacyitondeye cyatumara ku bantu, natwe ubwacu kitadusize. Rero nifuje ko tuganira kwirinda iki cyorezo. Bamwe bakita ngo ni pandemic, abandi ngo ni, ariko mu by'ukuri ni indwara yatujemo itarabona umuti, abahanga bagishakisha, ariko nanone itivanaho iri. Ni twebwe ubwacu tuyikwirakwiza, kandi ahandi inyurira cyane ni mu mwanda, cyangwa ntanavuga mu mwanda, ahubwo ni ukudakaraba intoki. Ko virusi y'ubwayo nubwo waba udafite umwanda, nubwo waba wakarabye bimeze bite, nta cyayibuza kugufata. Ariko icyo ukozeho cyose ibuke gukaraba. Murakoze.